Karisa mwana wanjye. Ngo papa. Karisa napfuye. Mwana papa. Bahumuraza ko. Oya. Mukubite mutababarira kuko nta mututsi muri iki gihugu dukeneye mu Rwanda rwacu rwa mwene Sebahinzi. Hano mu Rwanda nta mazi y'abatutsi arimo. N'undi munsi ababyeyi bacu batwigisha neza rwose. Icyo nshaka nuko n'imbaraga zanyu tukarwanira igihugu cyacu. Handa hose barishimye, nta kindi kintu radirime ravuga, ni intsinzi twagezeho tuyikesha imbaraga z'urubyiruko rw'u Rwanda. Gunza fejo ibibazo singeso agahinda we agahinda. Mugakari sobarera Mugakari sa mukobwa wanjye. Karame papa. Nzanira ikota ngaho nibasoje gutunganya ibyaho ku irembo. Ugiruse tuye kureba musaza waho ngaho ari hepfo mu rw'urahare. Nuko mwana wanjye tujye kureba musaza wawe dore unabari hari amukina nepfiriya. Yego papa. Bari marita ku matungo ariko se noneho si bayamaze noneho. Karisa muhungu wanjye nikora musute turwanaje mu rwuri tutanabonanye subu noneho nago barazimarada imo ndabona kibamba nta yirimo bazire noneho bazimaze. Papa naramutse ariko bazimaze zashize ihogo bayiriye rusine bayiriye kibamba dore yo bagiye hakujya hariye kari kibaba we yo uziko bazimaze noneho bavuna muheto ariko subu noneho umwuka byaramo agahinda ubu bavuna muheto ubu koko batwangira iki ku buryo baza bagatemagura bakabagagura bakirirwa barya koko kandi nawe byaguteye ubwoba biza bihiri gitawajya ni mpyisi. Nta kundi bana banje bwo nyine nta kundi. Mukakari wabyumvishije? Nabyumvishije n'agahinda pe. Munyumvire bana banje ubuzima tubayemo n'ukuri kwima. Ngaho munyumvire. Ubuse ko tumazeho ibintu turaza kubigenza turaza kubaho buduteko. Bana banje rero mujye buse kuko tuzabikora gute kuko tuzabigenza dute. Baradushakisha ariko ntabwo bazatubona gutaha. Humura. Biragoye bana banje biragoye ubwo nakundi. Uko bisimbwa abashaka shebuja. Cyakora cyo Kari muze hano muze duhura ngaha ngire byura. Buriya hari nk'ikintu bahereye ku nka ariko buriya nitwe bashaka. Papa ariko humura ntabwo bazatubona. Bana banje ni ibibazo. Murakoze cyane kunumira muri iki kiganiro kuri radio. Kandi murakoze nanone ko mu mwanya nk'uyu nguyu ngo ngira icyo ngeza ku banyarwanda ba bene Sebahinzi. Rero banyarwanda nshingiye ku myanzuro y'inama yarayikozwe n'ubuyobozi bukuru bwa leta, turabasaba rwose gushikama rwose mugakomera
mwumve ko rwose kwivuna uwitwa wese ko ari umututsi yokabura uko yigira nta cyaha rwose azaba akoze, yewe sinikosa. Igihe kirageze ngo ibi bikorwa nk'ibi byiza byo kwivuna umututsi tukamusubiza aho yaturutse yokabura ubugingo, kari igikorwa cyiza dushobora no kugereranya nko kuborora cyangwa se gutoranya ibibore mu mbuto nziza tuzahinga mu gihe cyacu kiri imbere. Bana banjye rwose Mukakarisa na Karisa imfura yanjye, ndagira ngo ngire icyo mbabwira. Dore murabona ko ibintu bikaze, ibintu birakaze. Mutazitwaza gisore mugakora amabi bahungu banjye n'abakobwa. Dore ndashaje ndimo ndagenda, mutazigera mukosa, ndabasaba ngo mukomere. Musore wanjye Karisa, dore uru rugamba narutangiranye na nyoko kera baduhiga. Murabizi ko bamutsinze ejo bundi hakurya kuri musozi, yagiye ku isambu gukura ibijumba. Utazigera witwaza gisore, utazigera nkimutekereza ikintu na kimwe kibi, ndagusaba ukomere. Nubwo inka zose bazimara, papa njye ndabirambiwe rwose, ndabirambiwe. Ngaho inka zacu barazimaze, ngaho ibiki ibintu, ngaho mamana, ngaho iki, ndabirambiwe ibintu byo guhora umbwira ngo twitonde, ndabirambiwe rwose. Ngaho reba inka zacu, ngaho reba Rusine ejo barayishe, ngaho reba. Papa njye rwose ndabirambiwe, bano bantu ndabarambiwe pe. Reba imbaraga amaje kugira, amaje kuba umusore, ari gihe bazansanga mu rwuri. Muhungu wanjye Karisa, ntuzigera na rimwe utekereza icyo kintu, ntuzanabe mu ntama, ntuzigera na rimwe guhemuka bituma upfa ukenyutse. Byumve neza ibyo navuze, ubundi wabyumvishe mbere. Nagusabye ngo iki, nakubwiye ngo iki, utibagije n'aka kanya byo kumbwira ngo nawe uzivugana nde. Tuza cisha make, dufite ubundi buryo tuzabikemuramo. Tegereza. Guhemuka nibibi, uzamwivugana amaraso arakurikirana. Niko umaze kumva, umaze gukura, urumva uri umusore, urumva ugiye gutangira kujya ujya mu bigare utemagura bica abantu. Niko byo nabikuye he? Reka ndabyanze kandi nabihakanye. Bana banjye rero, Mukakarisa, wumvishe ibyo musaza warimo aravuga. Nta kindi kintu mbaraze bitewe n'ibihe turimo. Muzabe intwari, mbaraza ubutwari, muzakora iby'agaciro. Kandi baravuga ngo utaganire na se samenye icyo sekuru yasize avuze. Ako se papa, ubutwari ni iki? Mukobwa wanjye umbaje ikibazo cyiza. Kuba intwari, umuntu w'intwari ni umuntu wese uharanira inyungu rusange z'abantu benshi, we akazikora nta nyungu we yifuzamo. Ni gukora ikintu cyiza cy'agaciro ugikoreye abantu muri rusange. Ndagusaba icyo kintu nacyumvishe, kabone ubwo bitakazamo ubuzima, ariko ukaba ukoze ikintu cy'agaciro kandi ugikoreye abandi, ugikoreye imbaga nyamwinshi. Icyo kintu nta kindi. Uburyo ugomba kubikoramo ni ukuba inyangamugayo, ubufatanye, ukagira urukundo, ugakora ikintu cyiza. Ikintu cyiza kitatuma wicuza, utamenya amaraso. Karisa muhungu wanjye, kuba intwari niwumve ko ari kuba uri umusirikare, kuba uri mu gisirikare, kuba warakoze ifunzo runaka. Hoya, kuba intwari, waba uri umwarimu, waba uri umuganga, waba uri umucuruzi, waba uri umuhinzi, ubutwari wabugaragaza. Kuba intwari ni ugukunda igihugu, ugakunda urwakubyaye, ugaharanira icyiza, ukanga amacakubiri, ukaba inyangamugayo muri rusange mu buzima busanzwe, ukagira urukundo na bagenzi bawe, ugakora buri kimwe cyose cyiza, ugikorera abandi kandi mubanye neza. Ibyo bintu urabubyumvishe, bishyire mu mutwe wawe, ubiha agaciro. Ngubwo ubutwari bw'Abanyarwanda mbaraze bana banjye. Papa ntituzagutenguha. Murakoze bana banjye, muranejeje pe. Mwana wanjye, utumva ubutwari gutyo gusa. Ubutwari ni ibikorwa, ubutwari buraharanirwa, ntabwo ari amagambo gutyo. Oya papa, ntubigireho ikibazo ibyo ngibyo. Kubita imfubyi wibwiriza kurira, nzaba intwari.
mukomeze gukora aho bwabaga, yaba umwana cyangwa umusaza, ntimugire n'umwe musiga mutamwishe. Vuze kwica mugira ngo wenda ntabwo nshinzwe, ahubwo ni ukureba uko mubigenza, kandi ibyo mbabwiye bigakorwa vuba. Bigakorwa vuba rwose, kuko ahangaha vuba aha ibikoresho by'ibanze mushobora kuba mwaba mwifashisha biraza kuba byamaze kugera kuri komine zose zo mu gihugu. Rero ntabwo dufite umwanya wo gutangira n'aka kanya, kandi iki gikorwa ntikibe icy'abantu bakuru gusa, ababyeyi. Oya, ahubwo rubyiruko rwiza, ni mwebwe mbaraga, mubikore vuba. Ibi bikorwa byiza rwose by'ingirakamaro byo kwivuna umwanzi ntimubiburemo. Rero mukubite mutababarira, kuko nta mututsi muri iki gihugu dukeneye mu Rwanda rwacu rwa mwene Sebahinzi. Ujenjeka kandi nawe sinzi uko karuje mungu wanjye karabe mubyeyi stari bazi mwe nkubwire tugende sha banguka tugende muri tugende nkubwire mwana wanjye iyi nzoga kwisizera yizane sha mwana wanjye. Mu Rwanda ni nk'umufunzo ku kuguru. Imbesire bino byo mu batutsi bo kwa Rugamba. Ayo mazi muyakuye he? Tuyakuye ku mugezi. Na burengaza mufite bwo kuvoma amazi yaho ngaho. Mbese muri kuduhora iki? Turi kubahora iki? Ibintu byose mwiga mukora mu muryango wacu nasone mwa mufite. Je ubuna muratubaza iki mundi mwe twabakoze iki? Umuryango wanyu kuki? None se muri kuduhora iki twe twabakoze? Ahubwo nasone mufite zo kuvoma hano. None se ni ku mugezi wanyu? Na burengaza na buke mufite wo ku mugezi wanyu. Oya nagari. Mwe muri abatutsi mujye mumenya aho mubarizwa. Twasiga umuryango wanyu ngomba kutsinda ako nubundi iminsi yanyirabaza ku ntoki. Ahubwo mugenza mwebwe n'ibizi byanyu gusa. Fate n'ibizi byanyu. Sinzongeye kubabona hano n'undi munsi mugengesha mugenge ntusongeye kubana kuno mugezi. Nta soni mufite hano mu Rwanda, n'amazi y'abatutsi arimo. N'undi munsi ababyeyi bacu batwigisha neza rwose. Aba batutsi nta soni. Ako mbarimo mbaza wa mahero tuvuye mu rugo batubwiye ngo iki? Aho baye badutumye ibyo batubwiye umubyeyi wacu nta soni. Bari ko mbirwanyije ngenyine. Bwumva nta soni bufite wowe. Se muvandi burabara abana ne ubahohote. Bariya n'abanzi bacu. Rumva baratugomba kubatsinda hano. Uru Rwanda ni urwacu. Umva iyo yabyawe tukabyegukana. Oya reba wabatwara kurwanya abantu batagusubiza muvandi. Nyine uko tubarushije imbaraga. Oya ntagaro ndumva ngiye tutari kubikora. Ariko ujye ubona umubyeyi wacu atagabura wowe. Bariya tugomba kubikuza wowe. Ahubwo wowe ndabona ujenjetse kura mwana utazasebya amaraso yacu. Ubwo gahunda ni ukubakura tera intambwe mu kirenge cy'abasaba. Nabara abana tuzabica. Vuba. Barani inzira karengane. Izira karengane byanditse. Petit frère, tazatuma ngiye nkwirangiriza. Nta sono bufite. Wandima akazi n'akazi. Bimenye ko tugomba kubona.
nigeze nundisha ngiye kuhita ngo hitana wiriwe ute se twiriwe neza kabisa manze tuzi ndabona tuzaniye za nka mwazitetse neza se cyane umuntu akanywa ari uko bimaze kugera mu nda tana turebe wacunze ko nta muntu wagukurikiye bya bintu mvuye kubi akiri ibyo bintu rebe n'ibiryo tuzaniyemo kabisa mwebwe murye muhage za nka twishe nimugoroba ngo twabaze ngo nizo badutekesha reka turebe ziriya nka ziranaryoshye ndi kubona ari byo kabisa ariko mutararya nari mbazaniye akarisite karisite bimeze bite reba aba bose hari imiryango mwagaruyemo kandi ibyayo byararaye oya nawe muyikoramo nta kibazo iyo ngiyo isigaye murebe ko mubigenza ariko n'umuryango wo kwa Kamana tugomba kwitaho rino joro ni uko witaho ziriya nka tukazitsindira kiriya tugomba kugihirika cyane ariko abonye ko nta muryango sana ndebe twawukozemo akazi ese ko mbona kwa Kamana babagaruyemo kandi twarabarangije abo ngabo ni ukubasimbuka ariko nta ribi reka duhere ko tutarangije uyu muryango mushyashya rero ndi kubona uyu muryango mushyashya uyu nguyu mu kanya nimugoroba dore ubu ngubu bibaye sangahera nuko igihe tutakimenya ariko mu kanya bugorobyeho gake baryamye wowe genda utumenyere uburyo igihe baryamira gusa ubundi wowe nukuza ukadukoraho gusa twebwe turibwiriza turabona twahageze kabisa cyebaguzwa tuzagira umuntu umenya ahantu twitsimbye kandi ariko kazi kanjye zaduteza abantu sawa urakoze arabatutsi ugomba kubakoramo akazi sananywe kwiyo ntamasha someho sananywe kwiyo nta nanjye namahonga ariko tuntu nikorera kantu kameze neza kabisa karengetse kagomba gutera imbaraga y'amasahani we yahishe neza nta n'uwarabo ntihabwire umenya ko twari turi na hano ahubwo reka twongere turebe ko karisite turebe reba wo neza aho duhera urebe ko n'umunsi ahubwo tutarangiza n'imiryango nk'ibiri ko kugenda tuyikerensa tugenda gake ndabona babana bo kwa mukakarisa kwa rugamba na karisa nta mukobwa ajya yitwa nde mukakarisa nibo turi buhereho kabisa batugomba kubaheraho turi bubahereho nijoro ariko uriya mukobwa ni ukubanza nawe urabizi kabisa babu ako ndabanza ntacyo bitwaye tuzaza kubipfa kubona kanashise ariko ureba ko urutonde rwasohotse banasinyeho n'akashura yibona kuyibona na sinyatire y'umuyobozi reba hano icyitonderwa wowe ibikoresho byose byamaze tugeraho ndi kubona turabikura hahandi tutavuze ahubwo bitarenze icyumweru n'imiryango tugomba kuba tuyimaze kurabona ibikoresho byose birahari nta mututsi ugomba gusigara leta iradushyigikiye icyo ni icyambere urabibona ariko no miryango igomba gucika abatutsi igihe bahereye bigiza nkana bafite inka batunze bahinga beza bafite inka barya bambara neza icyo gihe ngo tubyegukane kuva iri joro tugomba igihugu kwita tukigira icyacu iriya mirimo natwe yatubera muri aha ngaha noneho ngende nshaka utuzi ndi kumva hano hasa nk'aho ari abaturanyi papa ndumva amerewe nabi aramera neza Karisa mwana wanjye ngo papa Karisa napfuye mura papa humura uraza kumenya uraza kumenya humura bahambirwa bamvunaguye reka papa uraza kumenya n'ukuri bakubise umubiri wose bashyize n'indere humura
humura papa aza kumera neza. Papa humura. Papa humura. Papa. 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 Papa uri mu biki? Ntago wansiga ntago nabyemera papa. 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 Papa ntago nabyemera kunsiga. Papa. Papa ntago nabyemera. Kanguka papa, kanguka. Papa. Papa uzunzigiye nde? Papa ugiye, papa. Mera kunsiga. Papa. Zinyatsi maze we nagubizi urabona we papa urabona papa ari hano wowe. Papa ntabwo twabyemera kudusiga. Papa wambabariye kari we wenyine twari dusigaranye. Kari kubera abanyarwanda bagenzi bacu tubuze ababyeyi bose kubera amacakubiri. Ibi byose bibayeho kubera amacakubiri. Tubuze ababyeyi bose twakundaga. Kari ariko humura. Umva musore, kanguvugisha gatoya. Wiriwe. Amakuru yawe. Niki bato. Tukavugana. Niyo nta kintu gutwaye. Okay, ubundi rero njyewe nitwa Nyiramana. Ndari hano hafi nuko kubera amatage ari mu gihugu nabaye nsotse mu gatoya. Ariko nagira ngo dufashe. Wese ibintu biri mu gihugu ntibikubangamiye. Kubona abantu hirwa bicwa abandi babatwikiye inzu, inka z'abantu bari kuzirya. Ntago bikubangamiye koko. Nukuri nanjye bino bintu simbyishimiye. Asundi woherejwe nande. Twese nk'urubyiruko rw'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi twihizemo kugira ngo turi buryo kwahagarika intambara iri mu gihugu, amacakubiri, tubohora igihugu. None se Kalisa na Mukakalisa ntago bazi barabunye bari mutoranye barahirye. Ndabazi. Barabazi. Ntuzi ibintu byabayeho. Ndabizi, mama wawe yarapfuye na papa w'urugamba. Na Paul Rugamba yaje gupfa. Ubu rero twese abagore, abagabo, abasore, abakobwa, urubyiruko rwose twikizamo kugira ngo tuze kubohora igihugu cyacu cyatubyaye, kuko ibintu biri mu gihugu ntago bikwiye vrema. Yego nta kibazo. Nawe nizere urumva wamfasha ukaza ukadufasha tukabohora igihugu cyatubyaye. Kubohora igihugu. Imbaraga zanyu nk'urubyiruko izo zikenewe. Mwese rero ko mwahaje hano ndetse n'irindi tsinda riri handi, mwebwe mugomba kwiga taktike zo kurwanira mu gishanga. Sindiyo? Ndiyo. Hari abandi bari kurwanira mu misozi. Intego ni imwe, ni ukubohora Abanyarwanda. Sindiyo? Nkuna karengana Abanyarwanda barimo barahura nako. Mwebwe urubyiruko, mwebwe mugomba gucungura igihugu mukageza ku iterambere, mukaba intwari. Sindiyo? Muri bake ariko beza, mwakora ibyiza igihugu kigatera imbere, mukarwanya amacakubiri, mukarwanya ivangura moko n'akarengane. Igihugu ngo ni icyabo, twese turabana. Sindiyo? Twese turi Abanyarwanda. Morali igomba kubiri hejuru, mugashya umwanzi, mugahamya intego, abatwikirwa bagatabarwa, mugatabara inkomere. Sindiyo? Murashoboye, nta baremewe kuba mu Rwanda ngo twebwe tubanze igihugu. Sindiyo? Muri aka kanya rero mugiye kuganirizwa n'umuyobozi mukuru ushinzwe department yo gutegura urugamba. Nawe ishimiye? Mutega amatwi
mukurikiza amabwiriza ye n'ibikoresho byose by'urugamba byateguwe nta kujenjeka mu ishyamba tugomba gutabara abanyarwanda sindiyo Ndio bwana. Muraho neza. Nitwa Mukakarisa Antoinette. Mpamagaze hano nk'urubyiruko kugenzi rwanyu. Nta kindi kimpagarikishije hano. Na amateka igihugu cyacu kiri kunyuramo. Icyo nshaka nuko n'imbaraga zanyu tukarwanira igihugu cyacu. Tugashaka icyagiteza imbere. Tugatabara barimo guhohoterwa mu buryo bwose bushoboka. Ibikoresho birahari. Icyo nshaka ni morale yanyu, imbaraga zanyu, tukabohoza igihugu ndetse n'abanyarwanda. Ikindi morale Kwambariye gutsinda twararahiye. 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 murakoze cyane. Ndabona morale ari yose. Ikindi nkwiye kubasaba ni ukwinjira mu rugamba, mukihanganira ibyo mugiye guhura nabyo byose. Muzahura n'imvura, muzahura n'inzara, muzahura n'inyota, ariko ibyo byose ntimuzabyiteho. Duharanira ubutwari, tugomba kuba intwari. Bityo rero mugiye kuzamubana na Fande Frank abatoze mu myitozo igiye itandukanye, kandi muzakomere, muzaharanire kuba intwari, muzaharanire ubusugire bw'igihugu. Nta kindi, muhagarare mushikamye. Ndio. Yes afande. twambariye gutsinda twararahiye mva. Kwambariye gutsinda twararahiye. Twambariye gutsinda twararahiye. Kwambariye gutsinda twararahiye. No mu muganda wose twararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye no mu mvura hose twararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye umva. Kurwanya amacakubiri twararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye umva. Gushaka iterambere twararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye. Umva abanyarwanda twese twararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye umva. N'abakobwa bose bararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye. Umva n'ujori wese ararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye. Umva twiteguye gutaha twararahiye umva. Amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Ngabo z'amarere izo ngabo z'amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Izo ngabo z'amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Izo ngabo z'amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Izo ngabo z'amarere murara hejuru. Izo ngabo z'amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Kwambariye gutsinda twararahiye. Umva na Kigali twumve twararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye. Umva n'amashyamba tubamo yararahiye umva. Kwambariye gutsinda twararahiye. Umva imbere uzahura n'umwanzi. Ntabwo ibintu byose biba byoroshye, ko byose birashoboka. Shyiramo imbaraga.
sunika tugende tugende wowe ntuza kunyinisha ntunyinisha urumva urabizi hamye nego yesa sindiyo yesa shyiramo imbaraga mbariye gutsinda twararahiye iyo wumva na Kigali twumve twararahiye wumva mbariye gutsinda twararahiye iyo wumva n'amashyamba tubamo yararahiye wumva muri metero 500 hari umwansi nitugerayo fire twararahiye wumva abanyarwanda mwese imyitozo irarangiye ubu tugiye kujya mu rugamba nyirizina mube maso muryamire amajanja ibikoresho birahari bihagije amasasu imbunda no mu gikoni byatungana ibyo kurya bizabafasha mu gihe cyose abaca mu burasirazuba abagenda mu majyepfo mu burengerazuba mu majyaruguru mwese murabizi umugambi n'umwe no kujya kubohora abanyarwanda bari gupfa umunsi ku wundi bazira akarengane sindiyo mbariye gutsinda twararahiye mbariye gutsinda twararahiye mbariye gutsinda twararahiye ibyishimo bikomeye cyane ndiyo ariko ni insinzi dukuye mu menyo ya rubamba ndagira ngo mbatangarize ko mushiki wawe yaguye ku rugamba twabuze Intwari afande yapfuye haduyi yamurashe ubutabazi buba buke amaraso amushiramo arapfa muri urugamba rwo kubohora igihugu cyacu cy'u Rwanda ibi byose twari tubyiteze ko tugomba kumenera igihugu amaraso nibyo rero byabaye ariko ibyo ngibyo ntabwo bigomba kuduca intege oya ahubwo bigomba kudukomeza intsinzi niko yagezeho abaturage barishimye abanyarwanda barishimye ya makuru abiba amacakubiri harimo ingengabitekerezo ubwicanyi bwabaga hano hose mu Rwanda amajyaruguru amajyepfo burasirazuba burengerazuba kakanya ngabo zacu ngabo z'abanyarwanda twabishyize hasi twabihagaritse umunyarwanda aratuje umunyarwanda agiye gutura umunyarwanda agiye kubyara abyarire mu gihugu cyiza igihugu kimukunda nta buhunzi dushaka twese nk'abanyarwanda tugomba gutura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda sindiyo bityo rero nkamwe b'abasirikare mwebwe ngabo z'igihugu mufite umukoro umutekano wanyu ugomba kuba umutekano w'abanyarwanda bose sindiyo iki ntabwo aricyo gihe cyo kujya kwihorera nikizanabeho duturane dutuje duhana inka n'abageni twubaka igihugu cyatubyaye igihugu cyacu nk'urubyiruko kituri mu biganza twe tugomba kukigeza ku iterambere tugaharanira ubutwari niyo mpamvu rero mwese hamwe
dufatanyije tugomba gushyigikira iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange. Nge ndafande Frank, muzajya mubona izindi nzego za gisirikare, tuzabona abatuyobora, ariko tube hamwe, murinde abaturage, murinde inkiko z'igihugu. Sindiyo? Isaha ku isaha haduyi yakiyegeranya, ariko nawe ibyo mwamweretse, umuriro mwamucanyeho, turakeka atagaruka. Ubu tusiganye urugamba rumwe rw'imyumvire, urugamba rwo gushyira hamwe tukubaka igihugu. Imihanda yarasenyutse, amashuri yarasenyutse, amavuriro, imiryango yacu, imiryango y'Abanyarwanda, indangagaciro zarasenyutse. Dushyire hamwe, ubu umusirikare, ubu mwarimu, ubu muganga, ubu umufundi, ubu umuhinzi, ubu umworozi. Uru ni urugamba tugomba gufatanya. Sindiyo? Nibura umunyeshuri wige, umenye ibyo ugomba kwiga, ko bigomba kubyarira igihugu umusaruro. Nibura umusirikare, ntidushaka na rimwe ironda amoko, ntidushaka na rimwe ironda akarere, twese turi Abanyarwanda. Turi Abanyarwanda. Turi Abanyarwanda. Iyi ni baragisi iri hano mu majyepfo. Mu misozi barahari, mu mujyi barahari. Twese tugiye kubakira igihugu rimwe. Sibyo? Ndiyo. Twese dufatanyije. Sindiyo? Ndiyo. Intsinzi yo twayigezeho. Televiziyo, radio, byose biri mu biganza byacu. Ubu turi Abanyarwanda kimwe. Mu minsi iri imbere turatangira kuzana imbere y'inkiko abateguye amacakubiri akageza n'igihugu kuri jenoside. Mu gihe ku mihanda hakiri imibiri y'abazize jenoside, nayo tishingure mu buryo bwiza. Mwese muradushyigikiye? Niyo mpamvu rero indangagaciro zanyu zigomba kubaranga. Murwanye ruswa, nibwo butwari. Muharanire icyateza imbere igihugu. Abaturage barimo barabyina, barishimye, mu mihanda hose barishimye, nta kindi kintu radirimo iravuga, ni intsinzi twagezeho tuyikesha imbaraga z'urubyiruko rw'u Rwanda. Twari bakeya ariko beza. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ngenda yirebe, intsinzi mu bice byose, intsinzi. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ngenda yirebe, intsinzi mu bice byose, intsinzi ndaraguza umutwe, nkabona intsinzi mu bice byose, intsinzi. Yes, hose nuko bimeze, ibyishimo ni hose, ariko twese tugende dukarabe, tunywa amazi, dusura abavandimwe, twese tube twiteguye gukurikirana ijambo ry'intore izurusha intambwe. Mwarakoze cyane Nkotanyi, mwarakoze Nkotanyi. Zangari z'amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Zangari z'amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Ngabo z'amarere izo ngabo z'amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Izo ngabo z'amarere zaritanze zirarwana, azabari ku rugamba twiteguye kurwana. Nyuma y'igihe abashinzwe gutanga imidari y'ishimwe ku rwego rw'igihugu bakora imirimo inyuranye, baje gusanga afande Mukakarisa Antoinette nawe yagirwa intwari y'igihugu kubw'ibikorwa byiza by'indashyikirwa yakozwe mu gihe cyose yabayeho. Si ibyo gusa kandi no kuba nawe yarari mu bagejeje igihugu ku ntsinzi mu rugamba rwo kubohora igihugu, nayo yabaye ingingo nyamukuru yashingiweho hagirwa intwari.